hari abantu babayeho ari abakonsomateri gusa ntacu bamariye Imana. Ntabwo wavuga ngo nakiraniwe kuko ndi umuntu. Yesu yari yambaye umubiri 100%, ari n'Imana 100%. Yambaye ishusho y'umuntu kugira ngo azumve ububabare bw'umuntu. Ari abantu mu nzu y'Imana bazamuye ibiciro kubera ngo Imana ngo yabahaye impano. Yesu yari umuntu uganduka. Iyo wamubwira ngo tujye kureba umugwayi mu mungi, ntabwo ahita kubaza ngo itikiriye. Nubwo mwazana abahanzi bose n'abigisha bose n'abahanuzi bose, umutima wibuye nta kintu wawukoraho. Reka mbabwize ukuri, ruriya rukuta mureba hari inyuma ntabwo ruzigara ruza gusura uru rukuta. Ntabwo haba hakibaye mu rusengero. Pawulo yaravuze ngo isi nyireba ibambye nayo ikambona mbambye. Iyo ushaka kugira umutima wari muri Kristo Yesu, ari abantu nyambona yubaka inzu imwe agahita yumva yakomeye. Niba agaciro kawe kava mu modoka n'inzu n'umushahara uhembwa, uraciriritse. Agaciro kacu ntabwo kava mu bingana gutyo. Kubera ko nabonye abagabo bitukuje atari n'abakongomani ngo bagize amafaranga. Ukabona umuntu yaritukuje kandi intoke ndazikunda zihita zijya muri opposition. Zo ntizemera gutukura. Ukabona afite telefone mu ntoke na n'imfunguzo, afite iseseme gose. Ngo yagize angahe wakabyara. N'igihugu kiracari mu nzira y'amajyambere ukurikije aho ibindi bigeze. Turacari kwiyubaka, ajya wowe urinde. Nshimiye kubana namwe, nagira ngo nshimire umushumba yantumiye kugira ngo nze gusangira namwe ijambo ry'Imana mu ntiza amaji tuyamuhe. Nkurikije inshuro yanyibukije yantumiye n'urukundo rwinshi abakunda. Hanyuma namwe icyo musabwe ni ukumukunda, sibyo? Hanyuma topic yacu iri mu Bafilipi ibice 2:5. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu. Kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo kumusaraba. Ico cyatumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi. Kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Uwo mutima ni ikintu gihenze kidatunzwe na buri wese. Kugira ngo umuntu awubone, Imana irawugerageza, ikawucenshura, ikawunyuza ahantu hakomeye kugira ngo bene uwo mutima uboneke. Iyo bavuze ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu, ni produit fini ivuye mu guca aho hantu hose. Ikivuyemo nico cyitwa umutima nkware muri Kristo Yesu. Ntabwo niriwe ndeba buri murongo wose icyo uvuga ku mutima, ariko nageza aho numva ngize ubwoba. Bene uyu mutima wari muri Kristo Yesu kugira ngo uwugereho ni urugendo umuntu akora. Aha aya magambo turangije gusoma, Yesu yawubonye amanutse inshuro 7. Inshuro ya mbere ntiyatekereje ko kungana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Hari ibintu abantu bagundiriye bituma batagira bene uyu mutima. Umuntu ashobora kugundira ko ari umugabo w'umunyarwanda, hanyuma akaba mu burenganzira bwose umuco umuha. Noneho abagabo bari hano nagira mbabwire ko higa yuko turi abagabo hari undi mugabo yitwa Yesu. Hari abantu bagundira icubahiro bafite, abandi bagundira amafaranga, abandi bagundira imiryango bavukamo. Abantu baragundiriye kugira ngo ugire umutima wawe muri Kristo Yesu bisaba kugira ibyo urekura. Hanyuma icya kabiri, ubwo nabwo yumvise akiri hejuru. Bibiliya tubwiye ngo yisiga ubusa. Yani yisiga ubusa. Icya gatatu, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata.
abantu bize histoire muzi ko muri Afrika bajyaga baza gushaka aba esclave, abantu bajya guhinga isukari muri Amerika. Yego, abacakara, urakoze cyane. Abacakara Yesu yabonye ko kugira ngo agere ku uwo mutima akwiye kuba umugaragu w'imbata. Imbata ipfuye ntiburanwa, kandi ikintu cyose bose ahaye imbata kiba kirimo inyungu ya bose. Hari igihe bose yavuga ati ariko aba bagabo kugira ngo bagire amamisikre akomeye bahinga isukari nyinshi tubaha inyama. Hari n'igihe yavuga ati kugira ngo abacakara banjye babe benshi ngire mani power nyinshi nuko mbashakira abagore. N'umugore bose yahaye umucakara nawe harimo inyungu. Telefone yawe Yesu ayungukamo, n'amafaranga Yesu yaguhaye Yesu ayungukamo, n'ibiryo yakugaburiye Yesu abyungukamo, n'imyenda yawe Yesu ayungukamo. Hari abantu babayeho ari abakonsomateri gusa ntacu bamariye Imana. Yesu yabaye umugaragu w'imbata, hanyuma agira ishusho y'umuntu, umuntu ubabara, umuntu usonza. Ntabwo wavuga ngo nakiraniwe kuko ndi umuntu. Yesu yari yambaye umubiri 100%, ari n'Imana 100%. Yambaye ishusho y'umuntu kugira ngo azumve ububabare bw'umuntu. Hanyuma niba arashoboye gukiranuka yambaye ishusho y'umuntu, nawe wabishobora. Amen. Yambaye ishusho y'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, hanyuma nabwo yumva aracari hejuru. Bibiliya yatubwiye ngo araganduka. Kuganduka, arabantu mu nzu y'Imana bazamuye ibiciro kubera ngo Imana ngo yabahaye impano. Yesu yari umuntu uganduka. Iyo wamubwira ngo tujye kureba umugwayi mu mungi, ntabwo ahita kubaza ngo itikiriye. Ntabwo ariko yari ameze. Nahoze mbara ibirometero yakoraga n'amaguru kuva i Galilaya ujya i Yerusalemu cyangwa se iwabo wa Barazaro, yararuhaga. Bari bambaye ikanzu imwe, barashonje, bari abantu babayeho ubuzima bukomeye. Ariko nta gihe na kimwe yigeze asiba gukora umurimo w'Imana. Twebwe iyo imvura yaguye biba impamvu yo kutaza. Iyo umuntu yatwise ahita akubwira ko azagaruka inda yakuze, hanyuma yaba yabyaye akazagaruka umwana akwije amezi 3. Sawa, nta kibazo, biterwa naho ugejeje kumumenya. Icya 7, ntiyanga gupfa urupfu rwo kumusaraba. Yesu yabambwe yambaye ubusa, bamukoreye umusaraba upima ibiro hafi 100, awikoreje ingata y'amahwa, yinjiye agera mw'imbere. Umuntu agira amaraso litiro 5, Yesu yavuye amaraso litiro 3 n'igice. Hanyuma kubera amahwa yageze ku bwonko ntabwo yashobora kwikorera umusaraba, Simone wari Mata yaramutwaje. Hanyuma bamubambisha ferabeto ya 12 kandi y'igiheri idasenye neza. Barangije bamubamba hagati y'ibisambo. Kuva ku wa 4 akora igaburo ryera, ntabwo yari yarigeze ajya, kugeza ku wa 5 nyuma saa 6. Isi yaremye itinya kumureba no kumwakira. Ibitare biramenagurika kuko ntibyashobora kwakira umwami yabiremye. Izuba ribonye umwami wariremye yambaye ubusa uko yavutse, gifuka mu maso amasaha 3, hanyuma umwenda ukinza ahera ucikamo 2. Hari ukuntu abarokore bavuga umusaraba, ntabwo bavuga agakiza, bagafata Yesu utanga umugati bakamukonekita na Yesu wazutse, hagati aho bakahakwepa, kuko bisaba gupfana nawe no kuzukana nawe. Iyo bavuze ngo mugire umutima rero muri Kristo Yesu, ni urugendo umuntu akora. Hanyuma hano harimo inyungu zo kugira uwo mutima. Nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane. Icya 2, muha izina risumba yandi mazina yose.
umuntu nubwo bamuvuga ngo yabaye umuyobozi umudugudu aba yakomeye. Nta kintu gikomera nk'izina. Izina bapfa gusaba kuba bari guhaye. Hanyuma ikindi, kugira ngo amavi yose ay'ibyo mu isi n'ay'ibyo mu ijuru yose apfukame. Ikindi, indimi zose zihamye ko Kristo ari Uwiteka. Hanyuma ikindi, Data wa twese ahimbazwe. Kugira uyu mutima bifite inyungu nyinshi. Reka mbabwire vuba vuba imitima mibi nabonye tudakwiye kugira nk'itorero. Umutima wa mbere ni umutima w'inzira. Yesu yaciye umugani w'umubibyi, yabibye imbuto ngo zimwe zigwa ku nzira zitoragurwa n'inyoni. Hari abantu ari pasiparutu, ibintu byose binyuramo, ntiyazitiye, ibintu byose binyuramo muri uwo mutima. Ntabwo Imana ikunda umutima w'inzira umeze bene gutyo, ibintu byose binyuramo. Ninde ubesha? Niwe. Ninde uvuga nabi? Niwe. Ninde urakara? Niwe. Ninde wifuza ibyo atakoreye? Niwe. Ninde uteranya? Niwe. Ntabwo Imana ikunda umutima umeze nk'inzira. Umutima wa kabiri ni umutima w'ibuye. Nubwo mwazana abahanzi bose n'abigisha bose n'abahanuzi bose, umutima w'ibuye nta kintu wawukoraho. Kandi iyo mitima nayo iba mu rusengero. Undi mutima ni umutima w'amahwa. Umutima w'amahwa ni uteye ubwoba. Imbuto zaguyemo ziramera, amahwa araziniga. Hari abantu bumva ijambo ry'Imana, ariko kuko banze kurimbura amahwa abatuyemo, ijambo ry'Imana ntishobora kwera imbuto. Yesu asobanura uyu mugani yaravuze ngo n'abantu batwagwa n'uruhendo rw'isi n'amaganya y'isi no kwifuza ibyo muri ubu bugingo. Reka mbabwize ukuri, ruriya rukuta mureba hari inyuma ntabwo ruzigara ruza gusura uru rukuta, ntabwo haba hakibaye mu rusengero. Pawulo yaravuze ngo isi nyireba ibambye nayo ikambona mbambye. Iyo ushaka kugira umutima wari muri Kristo Yesu, iby'isi ugomba kubireba bigahinduka ibikoresho gusa, ariko utabiramya, utabisenga. Niryo sezerano ryabaye hagati y'Abisirayeli n'Imana mu butayu. Yaravuze ngo nimumara kujya mukabyubuha, mukubaka amazu mukayabamo, ntimuzaramye iby'Imana yabahaye, muzaramye Imana ibitanga. Hari abantu nyambona yubaka inzu imwe agahita yumva yakomeye. Niba agaciro kawe kava mu modoka n'inzu n'umushahara uhembwa, uraciriritse. Agaciro kacu ntabwo kava mu bingana gutyo. Agaciro yaduhaye ni ubugingo buhoraho, nuko turi abana b'Imana. Niba gukomera kwawe kuva mu bintu bifadika ibingibi, ntabwo uramenya icyo Yesu yakoze ku musaraba. Umutima woroshya arimo amahwa. Nta nubwo Imana yakwizera ngo ibiguhe, kubera ko nabonye abagabo bitukuje atari n'abakongomani ngo bagize amafaranga. Ukabona umuntu yaritukuje kandi intoke ndazikunda zihita zijya muri opposition, zo ntizemera gutukura. Ukabona afite telefone mu ntoke n'imfunguzo, afite iseseme rwose. Ngo yagize angahe wakabyara. N'igihugu kiracari mu nzira y'amajyambere ukurikije aho ibindi bigeze. Turacari kwiyubaka, hajya wowe urinde. Ni ikibazo cy'amahwa gusa. Ikibazo cy'amahwa. Umutima wa kane n'umutima wibona. Imana igwanya abibone, abicisha bugufi Imana ikabahera ubuntu. Umutima wa gatanu ni umutima ukurega ikibi. Ni umutima ukurega ikibi. Hari abantu bagendana umutima ubarega ikibi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Umutima ntujya ruswa, wapi? Nta kintu wakora ngo ubufukirane. Umutima iyo ukurega ikibi uba ukurega ikibi. Niba wicaye hano warakuyemo inda, umutima wawe ubizi neza. Niba telefone yawe yuzuye pornography, umutima wawe ubizi neza. Iyo wibye uryama mu nzu, igisenge kikakubwira aho cyavuye, amakara akakwibutsa aho wayakuye, imiryango
ntushobora kugira amahoro, umutima ntujya ruswa. Nubwo washaka abantu baguhumuriza, bakakuririmbira, bakakubwira neza, umutima uri jisite. Dukwiye kuba tudafite umutima uturega ikibi. Undi mutima Imana idakunda ni umutima wa kamere. Umutima wa kamere uzana urupfu, umutima w'umwuka uzana ubugingo. Hanyuma undi mutima Imana idashaka ni umutima ugambirira. Ahantu ndahatinya. Ubundi wabyawe n'Imana ntakora icyaha. Nubona umurokore uba mu rusengero ugambirira, hanyuma umutima ukamubuza, akazagera ubwo abikora, muzamwirinde uwo muntu abateye ubwoba. Hari ibintu n'umuntu w'imfura gusa yarezwe n'ababyeyi bombi atakora. None ubure kuba ubura agakiza, ubure n'ubufura, ubure n'ubumuntu, upanga ikintu kibi ugeze ubwo ugikora ko. Undi mutima Imana idakunda ni umutima uhagaze. Bibiliya iravuga ngo umutima uhagaze ujugunya amahoro. Ni umuririmbyi yabiririmbye, ntabwo ari Bibiliya. Ni umuririmbyi yaririmbye. Umutima uhagaze ujugunya amahoro. Umunsi Yesu agaburira abantu yarababwiye ngo mubanze mubicaze mu matsinda. Nahoze ntekereza kubera iki yabanje kubicaza. Imigati 5 n'ifi 2 birahagije ku bantu 20,000 byicaye. Ariko ntimurebe uko tungana uko. Uwazana toni 100 z'imigati duhagaze ntabwo yaduhaza, ntabwo byakunda. Uzi impamvu mushumba abantu bubu bajya ntibahage? Nuko bajyana uruhagarara rw'umutima. Umuntu ufite uruhagarara rw'umutima, nubwo wazana ba apostle bose n'aba bishop bose n'abahanuzi bose bakomeye muzi bakanyura hano, nta kigera gihinduka. Abantu bafite uruhagarara rw'ejo hazaza, bafite uruhagarara rw'ejo batazatera imbere, bafite uruhagarara. Ariko mufite ikihe kibazo? Ubundi ubuzima Imana yarabunganishije, ntabwo nzi ikibazo mufite. None se reka nkubaza, imyenda yose ufite waje uyambaye? None ufite umwenda umwe n'ufite imyenda 10 bose ntibambaye umwenda? Uwaguze ikiro cy'umuceri n'uwaguze umufuka bose ntibariye umuceri? Ufite inzu y'ibyumba 5 abiraramo byose? Ufite ikihe kibazo? Uyu nkweto zose ufite waje uzambaye? Kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu. Niyo mpamvu Imana idakunda umutima uhagaze. Abantu bafite ubwoba ngo ubuse ngo nzabyara umwe, ntuzi niba unabyara, nta nubwo bizi niba uzanashaka. Ufite ikihe kibazo? Umutima uhagaze ukoresha amakosa menshi. Hanyuma undi mutima Imana idakunda nuwo Bibiliya yita umutima mubi. Umutima mubi, hari abantu bagira umutima mubi gusa, akabyuka aseka uko yibagiwe, ukamusanga muri shop umushiye amafaranga akakuka inabi kandi aribwo bwa mbere akubonye. Hari abantu bagira umutima mubi gusa umeze gutyo. Imana yabwiye Samweli ngo najye kwa Isayi arobanuremo umwami, bahita bazana Eliyabu muremure mwiza. Umuhanuzi amubonye aravangirwa, yegura ihembe ry'amavuta agiye kumusuka amavuta. Imana yamubwira ngo rekeraho, nge namugaye sindeba nk'uko abantu bareba, mwe mureba inyuma ariko nge ndeba mu mutima niba uri mubi cyangwa ari mwiza. Abanditsi baravuze ngo Eliyabu nguko yareshaga ngo niko ubwoba yagiraga bungana. Yaresha n'ubwoba afite. Naho murabona igihe bajyaga ku rugamba kugwana na Goliyati n'Abafilisitiya, bakuru ba Dawidi bose bari abasirikare mu gisirikare cyo kwa Sawuli. Habuze uwahaguruka kugwana, ariko Dawidi w'imyaka 16 utarigeze abo umusirikare n'ijoro rimwe yaraje amavuta arakora yica Goliyati. Hanyuma undi mutima n'umutima unangiye, murabizi kuri Farawo Imana yamunangiye umutima. Reka mbabwize ukuri, muzajya mukora ibyaha ariko byihanika, kubera ko
iyo umuntu atangira akora ibyaha agira umutima uhana, bikagera igihe umutima uhana akawunanira. Aho Pawulo yavuze ngo hari abantu ngo bameze ngo batangiye bafite umutima uhana, hanyuma barawunanira, bakora ibyaha by'ibigambirirano babipanze, ngo bigera igihe bamera nk'ubwato bwamenekeye mu nyanja. Umuntu atangira afite umutima uhana, uko akomeza kuwunanira bigera igihe akaba atabasha gushikira imbabazi z'Imana kandi zihari, kuko yakoze ibyaha by'ibigambirirano. Yani dukwiye kuba tudafite umutima unangiye. Hari abantu badashobora gushikira imbabazi z'Imana kandi zihari, kubera ko babitinzemwo, bitabagwiririye, zitari intege nke, oya, ahubwo babigambiriye, babikora babishaka, babigira ubuzima. Hanyuma undi mutima ni umutima wayobye. Undi mutima Imana idashaka ni umutima ukomeretse. Yesaya 61 haravuga ngo yaje kuvuna imvune z'umutima, yaje gutanga ikamba mu cyimbo cy'ivu, yaje gutanga ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Imana ntikiza ibyaha gusa, ikiza n'umutima ukomeretse. Hanyuma undi mutima hano Imana idakunda n'umutima wuzuye uburiganya. Nababwiye ko Bibiliya ivuga ijambo umutima inshuro 743. Ushobora gushaka indi mitima myinshi wayibona, nge nafashe mwiyi gusa. Hanyuma umutima Imana ishaka ni umutima unezerewe, ni umutima umenetse, ni umutima uciye bugufi, ni umutima w'imbabazi, niko barangije kuturirimbira. Ni umutima ukundisha Imana umutima wose no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni umutima ujijutse. Salomo yagiye gusenga, atambira Imana ibitambo 1000. Hanyuma Imana iramubwira ngo wanejeje, nsaba icyo ushaka. Aravuga ngo nk'umutima ujijutse shobore gucira imanza ab'Isirayeli. Nk'urubyiruko ruhari uyu munsi, numva nababwira ngo dusenge ngo uduhe umutima ujijutse, tumenye uko twitwara mu isi y'ikoranabuhanga. Abashumba bacu bakuze ntabwo bigeze batubwira ko hazaza smartphone, ntabwo batubwiye ko Google izaza. Iyo babitubwira twari kumenya uko tubyitwaramo. Ngewe noneho ndababuriye, isi turi kwinjiramo ndabizi neza, n'abakora ikoranabuhanga ntabwo bazi aho bizagarukira. Ntabwo bazi aho bizagarukira. Icyampa Imana ikaguha umutima ujijutse, ibigiye kuzaza ukazabasha kubyitwaramo nk'uwavutse ubwa kabiri, ukazabikoresha ku nyungu z'ubwami bw'Imana. Hanyuma undi mutima n'umutima wagutse. Bibiliya iravuga ngo Salomo yari afite umutima wagutse nk'isesero ry'inyanja. Hari abantu bafite umutima waga udakwirwamo abandi, harimo wowe wenyine, ariko nta n'uwaturenganya. Umuntu yavutse waba hari utuyenzi twabo n'agasekuro kabo n'akunyu kabo n'imyungariro yabo. Niyo ageze i Kigali ahita yubaka agapangu ke, ariko n'umutima ufunze gutyo nyine. Abantu badafite umutima ukwirwamo abandi. Mu Rwanda turacafite abana bafite imirire mibi, ariko niba mwarasomye hari inkuru yasohotse ivuga abakire 1000 batunze miliyari. Mwarayibonye? Hari abantu bayibonye iyo nkuru? Abakire 1000 batunze miliyari. Tugifite abana mu Rwanda bafite ikibazo cy'imirire. No, ntacu Imana yatwimye, ahubwo gusaranganya byaratunaniye. N'abarokore bavutse ubwa kabiri baramutse bagize umutima ukwirwamo abandi, nta na kimwe twaba tubuze. No mu nzu y'Imana uzasanga abantu bita ku murimo w'Imana ntibarenze 20% y'abakristo bose bahateranira. Aho nta handi, ntabwo ari iwanyu. None niba udafite umutima ukwirwamo bene data, udafite umutima wagutse ukwirwamo abandi, nta kibazo dufite. Undi mutima ni umutima ukomeye nk'intare, udapfa gutinya ibibonetse byose. Hari abantu yabonye ikibabi caguye hasi
avuga ati barandoze barandangije. Ubu niba hari abantu batinya uburozi kuruta abandi n'abarokore. Ntabwo nzi niba barasomye Mariko 16:17 ahavuga ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera. Bazarambika ibiganza ku bagwayi bakire, bazirukana abadayimoni, bazavuga indimi, nibagicisha n'icyo kizabatwara. None se n'ibimenyetso bigendana natwe mufite ikihe kibazo? Undi mutima ni umutima ushima, undi mutima n'umutima wuzuye amahoro, undi mutima n'umutima wirata Uwiteka, undi mutima ni umutima ufite inyota yo gukiranuka, undi mutima ni umutima uturiza Imana. Iyo bavuga ngo mugire umutima wawe muri Kristo Yesu, iyo umuntu afite uyu mutima aba afite ubushobozi muri we bwo gutsinda icyaha. Nari mvuze ngo ubushobozi muri we bwo gutsinda icyaha. Abantu benshi bagwana n'ingeso bekagera igihe bakiyakira akavuga ngo ngiye byarananiye. Oya, abarokore muri bo bigiramo ubushobozi bwo gutsinda icyaha. Hari umuntu umwe twakoranye yarambwiye ngo yagiraga inyota imeze nk'ipasi. Yari yabonesheje mu kabari, ariko aho umwuka wera yinjiye mu mutima we inyota y'inzoga yarashize. Ndi umuhamya, ndabizi neza ko muri Kristo Yesu harimo imbaraga zo gutsinda icyaha. Hanyuma ikindi, muri Kristo iyo ufite uyu mutima uba ufite ubutware. Nari mvuze ngo uba ufite, umuririmbyi yaririmbye ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Nabanye n'abantu b'Imana bafite ubutware muri bo. Aho umuntu yazaga mu rusengero afite indwara bakamurambikaho ibiganza agakira. Aho umuntu yazaga mu rusengero afite abadayimoni bakabirukana bagahunga. None ubu dusengera umugwayi tukanamukubita biriya mu mutwe ntakire. Habaye iki? Ni ikibazo cyo gutakaza ubutware. Hanyuma ubwami bw'Imana buba buri mu mutima wawe iyo ufite bene uyu mutima. Inama soza Imigani 4:23 haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Amen. Nashoje. Imana ibahe umugisha.